buriya kera mwajyaga mutubara mwebwe abakobwa igitsina gore ugakundana nanjye imyaka 5 ubizi neza mu mutima ko tutashakana sibyo icyo twarakimenye ariko ninza uko mu rusyo ndaza uko manengasire kuko umuhungu nta uzagurika yihuzagurikana cyangwa se uzagurikana n'inkende cyangwa inguge ahuzagurikana n'abantu uyu munsi rero ntabwo navuga ngo bose bahuriye ku kintu kimwe ariko la majorité bahuriye ku kintu kimwe. One, dufite kuntu abantu bari mu ngo already batanga amakuru atariyo cyangwa se bagatanga amakuru ya nyayo hanyuma bigatera ubwoba abantu sibyo nk'ibyo vuga ngo umuntu agiye muri gereza yashatse umugore cyangwa se yashatse umugabo umutipe umugani waravuga ati ngenda mbyuka mu gitondo nigire ku kazi ndatuje na kibazo mfite nimugora nshiringa n'abantu kuwa gatanu mfite umugore utaha kuwa mbere umugore tubikora ngo nginika ntabwo nabuze turyamana bigera musenga so agakomeza muri uwo mujyo bikagenda bikagera ahantu kure ugasanga uwo mwanzuro nawuvuyemo niko se rimwe gusa no gatera nk'indakabyara gatavuga ati ngewe mfite bijya n'ibyo bintu mfite n'umwana sinshobora kujya muri ibyo bintu